Nongeye kubaha ikaze mwe mwese mwamaze gukanda subscribe mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitambuka hano buri munsi. Reka tugaruke ku nkuru ya General Kabarebe yagarutse ku byabaye umunsi Major General Kagame abonye inkomere 200 za RPA n'imva z'abarenga 100. Umujyanama w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano General James Kabarebe yatangaje ku mwaka w'1990 ubwo Major General Paul Kagame yageraga ku rugamba avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakoze amahitamo akomeye agaragaza umuyobozi nyawe ubwo yasangaga abasirikare benshi barakomeretse abandi barapfuye ariko akanga gusubira inyuma. General James Kabarebe yabigarutseho mu kiganiro yahaye abayobozi b'urubyiruko rw'abakorerabushake bari mu mahugurwa mu ishuri rikuru rya polisi i Musanze. Yabaganije ku gukunda igihugu, indangagaciro n'amahame aranga umuyobozi mwiza n'imiyoborere myiza. Mu kiganiro cye yagiye yifashisha ingero z'ibintu byabaye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Rumwe ni urugaragaza uko byari bimeze ubwo Perezida Kagame yemeraga gucikiriza amasomo ye kugira ngo afatanye n'abandi. Ati mu mwaka w'1990 mu cyumweru cya kabiri Perezida Kagame aje asanze inkomere 250 zitari kuvurwa kuko nta miti yari ihari, agasanga irimbi ririmo 100 n'abandi, ahasanga abayobozi bayoboraga izo ngabo bapfuye, agasanga n'abarwanyi barashonje nta muhati bafite wo kurwana, umwanzi barasa ukashatse, batakaje ahantu hose, batakaje na morali. Usanga umuntu ku giti cye yakavuze ati ibi njemo ntacyo bimaze, ntaho mbikura, ntaho mbigeza, reka nsame ayanjye. Yakabaye acika intege ariko nta muyobozi ucika intege. General Kabarebe yavuze ko kwemera gukomeza urugamba akagarurira ingabo morale bigaragaza ubuyobozi bwiza kandi burebure bureba kure bwa Perezida Kagame. Ati umuyobozi nushaka igisubizo ku kibazo abona ko ubundi no kukibonera igisubizo bitagashobotse, ariko nuguha amahirwe igisubizo, no gushyira imbere igisubizo aho gucika intege. Nta muyobozi ucika intege kuko ibi biba bica intege, kuko ibibaca intege ntibizigera bibura. General Kabarebe yavuze ko muri icyo gihe iyo habaga nta rugamba rwabaye habaga inama z'abayobozi bakuru ku buryo niyo inama yarangiraga Perezida Kagame yabazaga buri umwe niba ibyo yavuze byose yabyumvise. Kugeza muri Nyakanga 1991 ingabo za RPA zahinduye uburyo bw'imirwanire zitangira kugaba ibitero shuma ijoro n'amanywa. Bigeze nyuma ngo nanone uburyo bw'imirwanire bwarahinduwe, hanzirwa ko noneho ingabo ziguma ahantu hamwe. Ati kugira ngo abyumvisha abasirikare yarabanje we aragenda acukura umwobo we, indake arayicukura, amaze kwicukura azana abasirikare bakuru bose arayibereka. General Kabarebe yavuze ko aho hantu hari i Nyagatare. Perezida Kagame yahise abwira abasirikare bakuru ko buri musirikare wese bugomba gucya afite indake, kandi mu gitondo ajya kugenzura ko babikoze. Yavuze ko ibyo Perezida Kagame yakoze icyo gihe byari ugutanga urugero kandi ko n'abandi babibonye ku buryo nta muntu wari kubirengaho. Muri izo ndake yavuze ko hari aho byageze Perezida Kagame asaba ingabo ze kuzivamo ahubwo bakajya kurwanira ibyumba. Icyo gihe ngo abasirikare benshi barabyanze, bavuga ko batumva ukuntu bareka ahantu bari barafashe bakajya kurwanira ahandi batazi ko bazafata. Ati umuyobozi afata imyanzuro akirengera ingaruka. Icyemezo cya nyuma cyo kuva Gikoba i Nyagatare tukajya gutera ibyumba ku itariki ya 5 Kamena 1992 cyari igitekerezo cye, ariko ari umwanzuro yafashe mu nyungu z'urugamba muri rusange. Ntabwo urugamba rwari rugamije guhera hariya. Ingabo zavuye mu Mutara ziragenda zigera ibyumba. Icyo gihe abasirikare batumvaga ko bikwiriye. Yababajije niba ubwo bajyaga ku rugamba rwo kubohora igihugu intumbero yabo yari ukubohora Gikoba gusa. Ati icya kabiri, ati nituva hano tukajya mu mujyi wa Byumba, Habyarimana arabashaka iki muri izi ntoki za Gikoba? Araza hano asize Byumba aho mwateye? Uko ngo Perezida Kagame yabivugaga niko byagenze, kuko ubwo umujyi wa Byumba wari umaze guterwa abasirikare bose ba Habyarimana bahise bajya ibyumba bavuye i Kigali, Ruhengeri n'ahandi. Ati
nijoro turi ibyumba twabonaga icyezezi cy'amatara y'i Kigali. Ubwabyo Habyarimana ntiyashoboraga kubyihanganira. Uko ingabo ze zose azihuriza hamwe niko azishyira mu byago byo kuba zaraswa. Perezida Kagame abonye ko Habyarimana adashobora kumaranira ibyumba, abwira abasirikare bakuru ati icyo Habyarimana ashaka ni umujyi wa Byumba. Icyo gihe ingabo za RPA ngo zigiye inyuma gato ziva mu mujyi, kuko ngo zabonaga ko Habyarimana niyumva ko ari mu mujyi biri buze kumushimisha. Aho niho havuye ko ku Murindi hashyirwa ibirindiro by'ingabo za RPA. Ibyo byaganishije ku mishyikirano ya Arusha, kuko Habyarimana yahise abona ko nta kindi cyashobokaga.